bamwita The Ben cyangwa se nushaka umwite Tiger. Ubundi Tiger ni muntu ki? Turaje tukugarukire ku mateka y'umuhanzi bita The Ben, nk'uko mwari murimo mubyumva n'ubundi muri background iyo ndirimbo yiwe mwari murimo kuyumva ni ya The Ben. N'ubundi icyo ngicyo ni kigaragaza ko tugiye kubanyurira ku mateka y'umuhanzi The Ben, cyane cyane uzwi ku izina rya Tiger. Ese impamvu bamwise Tiger ni yihe? Ese amateka yiwe ubundi ni ayahe? Yavukiye hehe? Yavutse ku bana bangahe? Ese ababyeyi be ni bande? Yakundanye n'abakobwa bangahe? Ibyo nabyo turaje tubikugarukireho. Ese indirimbo ubundi afite cyo nuko afite indirimbo nyinshi. Izo ndirimbo nyinshi afite hari zagiye zimwamamaza ku rwego rwo hejuru. Izo ngizo zagiye zimwamamaza ni izihe? Ese abahanzi yakoranye nabo ni bande? Ibyo nabyo turabikugarukiraho. Gusa ikintu utagakwiye gucikwa, icya nyuma cyo kirakomeye. Usibe gukura ku channel yawe kugira ngo amateka n'ubundi tuzaza tugusohorera azazi akugeraho, kandi ukande wibuke gukanda subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo nyine amateka yose tuzaza tukugirira y'abahanzi cyangwa se y'abastari bagiye batandukanye azaza kugeraho utarinze gusacinga ino YouTube. Gusa icyo wamenya kuri The Ben nuko yagiye akora amateka menshi cyane agahesha n'u Rwanda agaciro binyujije mu muziki wiwe yakoze guhera kera kugeza na n'ubu. Mbese The Ben ubundi amateka yiwe na yahe? Reka tuyakubwire. Umuhanzi The Ben ubundi yavukiye mu mujyi wa Kampala, avukira mu mujyi wa Kampala muri Uganda, avuka mu mwaka w'1988. aho ngaho yavutse ku itariki ya 9 z'ukwa mbere. The Ben ubundi yavutse ku babyeyi biwe papa we witwa Jean Bonima, naho mama we yitwa Esther. Icyo wamenye rero nuko ubundi The Ben akimara kuzamuka yazamukiye muri korali. Iyo korali yahuriyemo n'umuhanzi bita Meddy, ahuriramo n'umuproducer bita Lick Lick. Ubundi kugira ngo abanze ajye mu muziki yabanje kujya muri korali iwabo, aribo babimushishikarije, nibo bamushishikarizaga kujya muri korali kuko bari abantu b'abakristo. Ubwo rero The Ben akimara kumva impano afite yo kuririmba, bitewe nuko bamujyanaga imbere akantona, ibyo byamuhaye motivation yo kuba yakora indirimbo ziwe. Birangira ahuye n'umuhanzi Meddy ndetse anahura n'umuproducer Lick Lick. Abo ngabo nibo bamuhaye motivation yo kuba yatangira gusohora indirimbo yiwe ya mbere. Gusa hagati aho tutaranakomeza nanone kuri The Ben, turabibutsa ko The Ben yakoranye n'abo bahanzi batandukanye, cyane umuhanzi bita Meddy. Uyu nguyu nawe akaba akorera mu muziki wiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nahaba ubu ngubu aka kanya na Lick Lick naho niho yibereye, mu gihe The Ben we yabacitse akigarukira mu Rwanda mu gihugu cyiwe cyamubyaye. Ubwo rero The Ben mu muziki we n'ubundi yatangiranye nk'indirimbo bita Amahirwe ya Nyuma, akomereza no ku yindi bita Wigenda, Uzabuza, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zanamugije ku rwego rwo hejuru. Ariko indirimbo yamenyekanye cyane ni indirimbo bita Amaso ku Maso, aho iyo ndirimbo yayisohoye mu mwaka wa 2008, maze irakumvwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda, aho buri wese wasangaga yifitiye akaradiyo kiwe nta yindi ndirimbo yacurangaga usibye iyo ndirimbo. Maze guhera uwo munsi yasohora iyo ndirimbo, izina The Ben ritangira kwamamara mu Rwanda hose. Ariko nyuma yaho n'ubundi twakomeza tubabwira yuko yagiye akorana n'indirimbo zigiye zitandukanye n'umuhanzi bita Tom Close, nk'indirimbo bita Sibeza n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko nyuma yaho yaje gusohora n'indi ndirimbo bita Ese Nibyo, ndetse n'izindi zagiye zikuzamura igikundiro ku buryo bugiye butandukanye, cyane mu Rwanda no mu bihugu bivuga ikinyarwanda nk'u Burundi cyangwa se n'ibindi bya East African Community bagiye babumenya bitewe n'indirimbo nyinshi yagiye sohora kandi zikamamara. Ubwo rero aho umuziki we umariye kwamamara, yaje kugira gutya yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ngaho yajyanye na Meddy ndetse ajyana na Lick Lick.
aho yageze muri Amerika n'ubundi agasohora indirimbo nyinshi zitandukanye nk'indirimbo bita Turi Kumwe, aho iyo ndirimbo yayikoranye n'umuproducer umwe bita Michael Erickson. Umuhanzi The Ben n'ubundi yakomeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuhanzi, akaba ari nabyo byagiye bimuhesha ibikombe bigiye bitandukanye, twababwira nk'igikombe ndetse yitabira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi n'ubundi uzwi mu Rwanda cyane cyane ndetse no mu mahanga, ubundi uyu muhanzi yakunze kugaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye cyane cyane bikomeye, yaba ibyo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Habaho benshi wasangaga bazi indirimbo ziwe bazizi cyane cyane yaba nko mu Bwongereza, muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, wasangaga indirimbo ziwe bazizi mu busa, ku buryo byamuheshaga n'amahirwe menshi yo kuba yaririmba agaperforminga neza mu gitaramo. Urugero nko mu bitaramo bimwe yitabiriye harimo nka African One Fest. Iki gitaramo kikaba cyarabereye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'icyegeze kuba muri Dubai. Ibyo bitaramo rero byose yarabiririmbyemo ndetse aranishimirwa cyane ku buryo bukomeye, ku buryo nta n'umuntu wari kumva ko hari umunyarwanda ushobora kwakirwa mu buryo bungana kuriya nk'uko The Ben yakiriwe muri New York muri Amerika ndetse n'i Dubai. Tukabibutsa ko n'ubundi yigeze gukora ikindi gitaramo muri Canada bita Women Canadian. Icyo ngicyo nacyo cyari cyateguwe na ambasade yo mu Rwanda muri icyo gihugu. Tubibutse ko n'ubundi The Ben nawe yigeze guhatanira ibihembo bya African Award Entertainment, aho icyo gihe yarahanganye n'abahanzi bagiye bakomakomeye harimo nka Eddy Kenzo, Diamond Platnumz ndetse n'abandi bahanzi bagiye bakomakomeye muri Afrika. Icyo gihe bimuhesha n'amahirwe yo kwisanga mu bahanzi bahatanira ibihembo bigiye bitandukanye, bituma agenda aba umutop scorer muri abo bahanzi nyine bari batoranyijwe. Icyo gitaramo uwabaye uwa mbere bamuhambye amadolari ibihumbi bigera muri 3, ubwo twavuga miliyoni zigera muri 3 z'amanyarwanda. Ntabwo twavuga ibitaramo The Ben yaba yaritabiriye kuko ni byinshi kandi ibyo byose yagiye abyitwaramo neza. Icyo wamenye rero ni uko ibitaramo byose yagiye yitabira byatumye abicyamamare ku rwego rwo hejuru, ku buryo azwi yaba muri Afurika ndetse no mu bihugu byo hanze ya Afurika. Mu Rwanda ho nta wundi muhanzi umurenze usibye The Ben. N'ubu ngubu umuntu wese avuga ko Tyga ariwe muhanzi urenze, havuyemo umuhanzi bita Meddy. Ubundi urutonde rwashyizwe hanze rwerekanye ko umuhanzi bita Meddy ariwe ukunzwe mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Mu Rwanda ndetse no muri Afurika, ubwo ndimo ndavuga mu bahanzi bo mu Rwanda. Ubundi hagakurikiraho The Ben cyangwa se Tyga, akaba ariwe uza ku mwanya wa 2 nyuma ya Meddy. The Ben rero akaba amujya inyuma, ubwo ngubwo akaba akunzwe n'abaturage benshi yaba mu Rwanda ndetse no muri East African Community cyane cyane. Ubu rero nyuma yo kubabwira amateka y'ubuhanzi bwiwe, reka tuze kugarukira n'andi mateka yiwe ku giti cyiwe. Reka tuze twinjiye ku mateka y'urukundo rwa The Ben. Ese ubundi The Ben yakunze abakobwa bangahe? Yakundanye n'abakobwa bangahe? Ibyo ngibyo turaje tubikubwire. Gusa icyo wamenye nuko The Ben yagiye avugwa n'inkundo nyinshi z'abakobwa, kuko abenshi yakoreshaga bagendaga bamushinja yuko ngo akundana, kugeza aho ahitiyemo umukunzi wiwe wa nyawe, bakaba baranashakanye. Si uwo mukunzi we ninde? Nawe turaje twumukubwire. Mu myaka 16 The Ben amaze mu muziki wiwe, ntabwo yageze yumvikana cyane cyane mu nkundo z'uwo yemera, kuko abenshi bagendaga bamushinja yuko akunda, ntabwo byarangiye ari bo yerekanye ko akunda. Mbese umukobwa wa mbere washinjwe yuko bakundana ubundi ninde? Gusa wumve ko mu bo bagendaga bamushinja hari abo yemeraga, hari n'abo atemeraga. Abo ngabo yemeraga rero ni bande? Reka mbakubwire.
umuhanzi The Ben yegeze gukundana n'umuhanzi bita Rutribi wo mu gihugu cya Canada. Uwo muhanzi bakaba barakundanye bakanahitinga bikarangira anabivuze yuko bakundana. Gusa nubwo The Ben yaje kwiyemerera yuko bakundana, ariko nta kintu na kimwe kigeze kigaragaza ko bakundana, kuko nta mafoto nta n'amashusho begeze bagaragaza byibuza banenjoyinga urukundo rwabo. Muri Mata umwaka w'ibihumbi 2018 mu kiganiro Samedi Detente gica kuri Radio Rwanda, The Ben yabajijwe nimba afite umukunzi, avuga ko nta cyabura ariko ngo n'ubundi hari byinshi byo gukora nk'umuntu w'umusore urimo kwiyubaka, akanubaka n'umuziki wiwe kugera aho ashaka ko umuziki wiwe ugera. Avuga ko ibyo ashyize imbere ari ukwiga ndetse no kugira uko yakubaka umuziki wiwe ukagera kure, ndetse akaba yanakubaka nk'umusore uwo ari we wese uba ufite iyo ntego. Birangira bisa nkaho bishyize iherezo ku rukundo rwiwe Rutribi n'uwo mukobwa wa Rutribi w'umuhanzi wo muri Canada, ndetse na The Ben bisa nkaho bishyizeho iherezo. Hanyuma undi mukobwa wavuzwe mu rukundo we na The Ben ni umukobwa bita Meddy. Nimwumve tuvuze Meddy mugire ngo ni wa muhanzi, ahubwo ni umukobwa nyine bita Meddy. Aho uwo mukobwa aba mu gihugu cya American, ariko bivuga ko n'ubundi ngo nawe ari umunyarwanda ariko wibera mu gihugu cya Amerika. Muri Mutarama umwaka w'ibihumbi 2015 nibwo The Ben yatangaje ko ari mu rukundo n'uwo mukobwa bita Meddy uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko The Ben avuga ko nubwo bakundana yahise yamagarira amakuru kure yuko ngo abantu benshi barimo bavuga yuko ngo uwo mukobwa Meddy ngo ashobora kuba amutwitiye inda yiwe, ariko The Ben abihakana yivuye inyuma yuko nubwo bakundana ariko uwo mukobwa atigeze atwita inda yiwe, kuko n'amakuru menshi yaracicikanaga akavuga yuko ngo uwo The Ben ashobora no kuba anabana n'uwo mukobwa bita Meddy. Ayo ni amakuru The Ben yatangarije Inyarwanda yuko we uwo mukobwa batigeze babana cyangwa se ngo wenda abe yamutera n'inda, ngo ahubwo ngo nyine uwo mukobwa nubwo aba muri Amerika ariko ngo ni umunyarwanda. Gusa nubwo The Ben yemeye ko akundana n'uwo mukobwa, inkuru y'urukundo rwiwe ntawe uzi irengero ryiwe, kuko hari igihe cyageze bikibagirana n'ubu ngubu bikaba bitakinibukwa. Kandi ikindi uwo mukobwa nawe nta kintu yigeze atangaza, byarangiye bibaye nk'aya mahembe y'imbwa bigiye maherere. Hanyuma undi mukobwa wavuzwe mu rukundo na The Ben ni umukobwa The Ben bwiwe kuri televiziyo Rwanda ndetse no kuri Radio Rwanda yiyemereye ko bakundana, ariko muri uko gukundana kwiwe ngo byarangiye The Ben asa nkaho abigiye kure. Umukobwa ngo yamwerekaga urukundo rwinshi rudasanzwe, The Ben agasa nkaho agenda abihungira kure. Ibyo ngibyo rero byatumye The Ben uwo mukobwa afata undi mwanzuro wo kugenda agendera gakeya The Ben mu rwego rwo kugira ngo adakomeza kwerekana ko ari umunyantege nke. Birangira The Ben uwo mukobwa amuvuyeho, The Ben asigara yicuza kuko amagambo menshi yagendaga atangazaga yuko uwo mukobwa amukunda by'ukuri, ariko we agasa nkaho agenda abyamaganira kure. Bigatuma rero ubu ngubu ngo The Ben hari n'igihe cyageze yicuza impamvu atigeze akundana n'uwo mukobwa ngo byimazeyo, ngo kuko ngo uwo mukobwa yamukundaga by'ukuri, ngo ahubwo yaje kwicuza nyuma yaho yaje gusohora indirimbo ivuga ko iyo ndirimbo bakaba bayita ko nahindutse. Nimba warageze kureba iyo ndirimbo bita ko nahindutse, wegeze kubona amashusho The Ben arimo agenda yiruka ku mukobwa, ariko umukobwa akamwamaganira kure, arimo amusaba imbabazi nyine yuko amubwira ko yahindutse, ariko umukobwa ntabyumve kuko amazi yari yarinze inkombe. Rero uwo mukobwa ntabwo yari kumugarura kuko yamweretse urukundo rugiye ruhambaye, ariko The Ben akagasa nkaho abyamaganira kure. Umukobwa rero amaze kugenda nibwo The Ben yahise abona ko ibintu nyine byahinduye isura, yaragikeneye uwo mukobwa ariko akamugarura bitagikunze. Nimba uzi iyo ndirimbo bayita ko nahindutse.
The Ben rero hari naho yageze aravuga ngo ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse, iyo ndirimbo nuyumva neza uzumva amagambo yagiye avuga, ubundi uzasobanukirwa impamvu yaba yaricujije, kuko impamvu yaba yaricujije ngo nuko ngo uwo mukobwa yamukundaga by'ukuri, ariko The Ben akabigendera kure, bityo rero akibuka ibitereko yasheshwe. The Ben kandi akomeza avuga ko mu makuru yatangarije igihe, akomeza avuga ko ngo hari umukobwa wigeze kumukunda akamukunda by'ukuri, ariko nyine agakomeza kumwirengagiza, akaba ari nayo mpamvu ngo yari arimo kwicuza impamvu yaba atarakunze uriya mukobwa ngo kandi yaramukundaga by'ukuri. Hagati aho kandi The Ben n'ubundi yakomeje kuvugwa n'umukobwa yigeze gukoresha mu ndirimbo bita Naremeye, nimba uyizi neza uzarebe umukobwa yakoresheje muri iyo video yiwe uzahita umubona neza. Amakuru avuga ko yigeze gukundana nawe ndetse akanabyemerera, kuko ibyo ngibyo yabyemeye kuri televiziyo Rwanda. Abenshi mwari mutunze iyo televiziyo mwarayibonye, cyangwa se nimba utarabona iyo interview uzayisacinge kuri televiziyo Rwanda uzahita uyibona. Ibyo ngibyo by'urukundo rwiwe narwo uko byarangiye nta muntu n'umwe ubizi. Hagati aho ngaho kandi The Ben ntabwo yavuzwe mu rukundo ndetse n'abo bantu bonyine, n'abakobwa bonyine, ahubwo yaje kuvugwa ndetse no mu yindi nkuru y'uko yigeze gukundana n'umugore bita Boss Lady cyangwa se Zari nk'uko benshi mukunda kumwita. Uwo ngo akaba ari Boss Lady wigeze gushakana n'umuhanzi Diamond ndetse bakaba baranabyaranye. Ubwo rero The Ben yigeze kuvugwa n'uko ngo yigeze gukundana n'uwo mu Boss Lady nyine ari we Zari, uzwi nk'icyamamare nk'umunyamideli cyane, ariko ayo makuru nayo yagiye akomeza gucicikana. The Ben avuga ko ngo atari byo ibyo bavuga, atari byo, ahubwo ari ukugira ngo nyine nk'umuntu yikorere inkuru ihitinge. Ngo kuba Boss Lady cyangwa se Zari uzwi nk'umunyamideli akaba azwi no kuba ari umugore wa Diamond batandukanye, akaba avuga ko ngo ari inshuti yiwe bisanzwe, ngo nk'uko ari inshuti na Diamond cyangwa se ari inshuti n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, ngo ariko ngo ntago ari umukunzi wiwe. Ibyo ngibyo yagiye abihakanira kure. Mbese impamvu ubundi The Ben yaba yarashyingiwe n'abakobwa bagiye batandukanye, ahubwo ntibyashoboka yuko ari impamvu yaba atarigeze yerekana umukunzi wiwe. Ibyo ngibyo rero nabwo turaje tukubwire umukunzi wiwe ndetse aho bigeze. The Ben rero mu minsi yashize nibwo yagaragaye mu mashusho menshi avuga ko ngo ku mugaragaro noneho byemejwe yuko ngo afite umukunzi. Uwo mukunzi rero nta wundi, bamwita Uwikiza Pamela. Uwo mukobwa Uwikiza Pamela nawe yaje kubishimangira, ahubwo yasohoraga video ari kumwe na The Ben cyangwa se Tiger. Ubwo ahita yandikaho ngo ni wowe nari ntegereje mu buzima bwawe, ahita abipostinga ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri Instagram. Abenshi bagenda bayilikinga ndetse na The Ben nawe arabyemeza bitewe n'amastika yagendaga yohereza kuri iyo video Uwikiza Pamela yari yamaze gupostinga. Nta kindi yoherezaga utuntu tw'udutima cyane no ku bantu bateraga comment b'ibyamamare bagiye bitandukanye. Aho ngaho uwo muhanzi The Ben bagiye bamutumiye kuri televiziyo Rwanda, bamubaza ese koko nimba akundana n'umunyamideli bita Uwikiza Pamela, nawe birangira abyemeye yuko akundana n'Uwikiza Pamela, kandi biri official bitazigera binasubirwaho yuko ari we wenyine akunda kurenza abandi bakobwa bose baba mu isi. Ubwo rero biba biremejwe yuko The Ben akundana n'uwo bita Uwikiza Pamela. Ubwo rero inkuru yiwe irakomeza n'ubundi bikarangira ashakanye n'ubundi na The Ben, bikarangira nyine The Ben yashakanye n'Uwikiza Pamela. Ubu ngubu babayeho neza mu rukundo rwabo. Naho ubundi inkuru yacu ya The Ben, amateka ya The Ben naho tuyasoreje. Gusa wumve ko Uwikiza Pamela ndetse na The Ben babanyeho neza mu mahoro kandi nta mu rukundo ruzira uburyarya, mu gihe The Ben nawe akomeje indirimbo ziwe, akomeje n'ubundi gukora amateka agiye atandukanye yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga.
Naho rero dusoreje amateka ya The Ben. Nimba ufifuza kugira ngo tugukorere ku wundi muhanzi, wandike muri komenti undi muhanzi dushobora kugukoreraho kugira ngo nawe uzamenye amateka yiwe. Kuri wowe utarakora subscribe ni ngombwa ngo uyikore, kuri wowe utaranakanda no kunzogera ni ngombwa ngo uyikore kugira ngo kugira ngo amateka yose y'umuhanzi cyangwa se y'icyamamare runaka tuzaza tukugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana.